kwitondera amategeko y'Uwiteka kw'abarokore kw'abakijijwe nizo zatumye umwuka wera yigendera. Kwishyira hejuru kwa bamwe nizo zatumye umwuka wera bahunga. Impamvu abantu batakirira batura abasigaya zolame tandima dore inyamaswa zose sheta enima dore zirabimenye ko njye Uwiteka Jobe foria nje guhana inkozi z'ibibi ni ku Uwiteka Nyiringabo avuze. Jeta enima dore ubutaka buranyeganyeze pelimo sinima dore umuyaga sherikita uri kure sirigaya urikoranije dore nawo urahushye pelia sirigaya dore ibiti zo kumagasirima zo ku gasozi jerame taya biranyeganyeze kubera uwo muyaga wihurije hamwe kuko njye Uwiteka navuze kenshi mwanga kumva. Jeta hano imbere Imana igiye kugaragaza ibisambo. Hano imbere polisi itagufashe bigiye kugaragara, ribi itakugezeho bigiye kwigaragaza kuko Uwiteka arabasiye. Niko Imana imbwiye. Penimota nyamuce abagabo banyu inyuma ndi kukubona nutihana nutagarukiraho nawe wa mugabo we hayiwe dore mwashutswe n'izinzaduka muriyoberanya mukora ibisangwa n'Uwiteka ariko iherezo ryanyu nometa kita peliwa enanda enawe atanguwe gaye. Ndagira ngo igihe cyose utababazwa n'ikiri wakoze ngo kikurize ngo kikubuze amahoro jya umenya ngo ntabwo uri uwa Kristo. Ntabwo uri uwa Kristo, reka da ntaho muhuriye. Uri inkozi y'ibibi, ukiri umukozi w'ibibi utaramenya kunia kubwiza hayizobiri fome shalamima nateze amaboko mwanga kirisirigaya pelifosini mwanga guhindukira zene enetaya narababuriye mwanga kumva atariko pelifosinima lasirigaya mugiye gutaka mudafite ubatabara ni ku Uwiteka avuze. Tetimosi enima hayizoblele kuwa dodikitandima dobinima lasirigaya shelameta dori umuntu wese ufite ideni, umuntu wese wambuye amafaranga y'abandi. Hari abantu mwagurijwe amafaranga Imana ibaha uburyo bwo kuyishura ariko mwanze kwishyura n'abanyamadeni mwe hayiwe dore murimburanywe n'amadeni yanyu mwanze kwishyura kandi mufite uburyo. Mwabariganya mwe, mwabisambo mwe dore Imana irabasiye. Mwabasambanyi mwe dore Imana irabasiye. Mwabarozi mwe Imana irabasiye. Mwe mujya mu bapfumu asirimanda nabaye amahitamo peli asirigaya mbereka inziza rasirigaya ariko mwebwe muhitamo ibibi yemwe kuki mutabona ni ku Uwiteka avuze. Atariko abavuganye nanjye bakihanganira imibabaro bakihanganira ibitandukanye ntibivange ndi Uwiteka Imana je gusoza icyo nagambiriye ni munyikomezeho mugumane nanjye Uwiteka. Reka ngusuze kandi nkwifurize amahoro y'Imana ndetse n'imigisha ituruka ku Uwiteka Imana. Wowe ukunda ijambo ry'Imana kandi udahwema kutwereka yuko udukunda aho uherereye hose mu bice bitandukanye by'isi, twizere ko umeze neza kandi uri amahoro kandi Imana ikikurinze kandi kuko kw'Imana kwiza kukuboneka ndetse n'abawe bose. Tubahaye ikaze mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi mu bice muheremo byose mu masaha murimo yose. Icyo tubasaba no kugira ngo mugubwe neza kandi Imana y'amahoro ibagire neza.
Imana y'amahoro ibarebe neza kandi ukuboko kwiza kwayo kwabonekeho. Imana ihezagira ibyanyu n'abanyu mu izina rya Yesu Kristo. Ngize umugisha rero kubonana na mwene data Daniel. Duherukana mu minsi ishize avuga ko agiye gutangira amasengesho avuga ko agiye gutangira yayasoje uyu munsi. Nifuje kugira ngo nganire nawe mu gusoza amasengesho, atubwiye nuko amasengesho yagenze, atubwiye nimba muri make tuganize kugira ku masengesho. Ushobora no gusanga yatugeza ari ijambo Imana yamuhaye ko yatugezaho. N'ibyo byose tubyo bituzanye hano kugira ngo tuganire nawe. Mwene data Daniel, uraho neza? Muraho neza. Amakuru ni meza, turashima Imana. Hano hari Imana. Yego. Hano hari Imana kuko turi kumwe nayo. Yego. Niyo mpamvu tuyishimira. Ndizera ko namwe mumeze neza. Natwe turashima Imana, tumeze neza. Ntangiye mvuga ngo duherukana mu kiganiro duherukana ubushize avugaga yuko ugiye gutangira amasengesho y'iminsi itatu ndakeka. Ariko kurekera abantu kugira ngo muzabane muri ayo masengesho, uvuga ko hari imirimo izakorekeramo. Twifuje ko twagirana ikiganiro mu gusoza kwa aya masengesho. Ndakeka wasoje amasengesho cyangwa cyakomeje? Mu amasengesho arasozwa uyu munsi isaa sita z'ijoro ndabanyashoje. Yego. Ndabanyashoje isaa sita z'ijoro. Aracyakomeje ariko nanone ari kugera ku musozo. Yego. Hari byinshi byakorekeye muri aya masengesho. Hari abo twasengeye, hari n'abasanze nahamagaye basangaho nari ndi gusengera. Nabo turasengana. Ni ukuvuga ngo Imana yakoze imirimo n'ibitangaza, iracakomeje gukora. Yego. Shima Imana yabanye nange kuva ku wa mbere, n'ubu iracyari kumwe nange kandi iracyakomeje gukora imirimo n'ibitangaza. Nawe urwaye naragusengeye, ndacakomeje kugusengera. Ufite ikibazo gitandukanye sinkuzi ariko naragusengeye. Yego. Wabuze urubyaro sinkuzi ariko naragusengeye. Wabuze urugo sinkuzi ariko naragusengeye. Wizere ko aya masengesho hari ikintu kigomba guhinduka, haba mu rugo rwawe, haba ku bana bawe, haba muri familia yawe. Muzi ukeneye ana kitu kitageuka kwa maombi hii. Ndavyizeye. Yego. Hari ikimana yavuganye nanjye. Yego. Daniel, uri mu masengesho, uri gusoza amasengesho y'iminsi itatu. Yego. Iyo dukurikiranye amateka binemo satakita enasanga wilimo tandua himala pesa kotalanga sana wa telasikita egrai pinesa eno meka titikita ndakumvise man zola metanda wilimo kotegrai. Nyamara ahantu bagiye kwaka umuriro w'Imana. Haleluya. Amen. Ngiye koza dukurikiranye amateka dusanga mbere aribwo abantu bajyaga bafata ayo masengesho bakiherana n'Imana, bakajyana n'Imana. Ariko muri iyi minsi ibyo ntabwo twari tubimenyereye Daniel. Ntabwo twari tubimenyereye yuko umuntu ashaka gufata iminsi ngahe akajya imbere y'Imana nta kintu arya. Ntabwo izo mbaraga uri kuzivana hezi gushoboza gusenga. Nibihe bibazo ufite uri gusengera ko igihe umuntu asenga kubw'ibibazo nabiravuga ngo ubabaye nasenge, wishimye aririmbe. Bishavuga ko wari ubabaye ni kubera umubabaro wenda ufite w'ibintu runaka urwana byo, cyangwa se ni umuriro w'Imana umwuka we uri kwaka muri gutegeka gusenga. Ibyo bintu biva hehe? Uvana hehe izo mbaraga zo kuba muri iyo minsi itatu utunzwe n'amazi nta kintu cyo kurya unywa? Izo mbaraga zivana hehe? Murakoze cyane. Imbaraga zitangwa na Kristo. Kandi nkubwira ko mbwira n'abantu aya masengesho ndi gusengera ibintu bibiri. Ikintu ca mbere ndi gusenga kugira ngo Imana inyambike imbaraga kugira ngo nkore umurimo wayo. Icyo nahawe n'Imana nicyo nanga. Rero ntangariza n'abakozi b'Imana dukeneye gusenga kuko icyo wahawe ntabwo wajya gutanga imbaraga nta mbaraga ufite. Ntabwo wasengera abadayimoni nta mbaraga ufite zirwanya dayimoni.
urasabwa gusenga. Ndi gusenga kugira ngo nambikwe imbaraga n'Imana. Ikindi cya kabiri, ndi gusenga kugira ngo Imana ihembure itorero ryayo. Isuku umwuka wera mu itorero ryayo. Iyo mvuze itorero mba mvuze abizera Kristo. Iyo umuntu yizera Kristo aba ari mu itorero, ariko hari abantu benshi bayobye, bayobejwe n'amayoberane y'isi, bari mu mwijima w'icuraburindi, ntibabona. Turasenga ku wa mbere ntibabona, turabwiriza ku wa mbere ntibabona, twusa itariki ya mbere tukageza kuri 30 tuvuga ubutumwa, ariko ntibahinduka. Ndi gusenga kugira ngo Roho Mutagatifu, umwuka wera w'Imana, azenguruke akore ku bantu bose. Yego. Maze bakizwe bahinduke. Uri gusenga kugira ngo umwuka wera cyangwa se Roho Mutagatifu yongere atikita enimota, kuko Imana yamishuriye. Mbona hari abantu benshi baheze ku musozi, kwakira igitangaza zarananiranye, kwakira igisubizo zarananiranye. Imana inyereka impamvu nta yindi, nuko basaba ariko batihana. Satani yateje ikintu cyo gusaba Imana, ariko ntibasaba imbabazi. Bagasaba urubyaro, bagasaba akazi keza, bagasaba abana, minerevare y'abana, kuja i Burayi, kubaka amataje, ariko kwihana zarananiranye. Ndagira ngo uwo mwuka, uwo mwijima winjiye mu bantu, Imana iwukureho, abantu babone, amaso yabo abone, ejo batazarimbuka. Yego. Ejo batazarimbuka, kandi imbabazi z'Imana zihari. Ejo batazarimbuka kandi imbabazi z'Imana zigihari. Batubwiye ati ndi gusenga, ndi gusengera, harimo gusengera umwuka wera kugira ngo agaruke mu itorero, cyangwa se Roho Mutagatifu agaruke mu itorero, agaruke mu bantu. Kugira ngo usenge icyo cyifuzo, icyo cyifuzo ni uko wahishuriwe cyangwa se wabonye yuko umwuka wera atagihari, yagiye. Umwuka wera w'Imana arahari. Kandi usenga kugira ngo aze. Arahari, ariko ari mu bawugumanye. Ari mu bawemereye. Jambo riravuga ngo mu gihe ubona ko utagifite urukundo, jya umenya ko uwo mwuka yabonye kuyoborwa n'umubiri wawe, aragenda. Ariko musaba uti gira gute, garuka. Iri shyamba turimo, Imana igomba gukora imirimo n'ibitangaza, kandi Imana igomba kwigaragaza. Ndagira ngo ntangarize isi yose, Imana ikeneye ko abantu bahindukira. Mwuka wera kuba waragiye, nuko bamwe bamwanze. Yego. Ni gute wanga mwuka wera mu buzima bwawe? Nuko wanga kuyoborwa nawo, ukayoborwa na kamere. Igihe cyose uzayoborwa na kamere, uzumenya ngo mwuka wera ntari kumwe nawe. Biravuga ngo ibyo umwuka akunda, kamere ntabwo ibikunda. N'ibyo kamere ikunda, umwuka ntabikunda. Amen. Haleluya. Umwuka wera arahari, akeneye ko wemera kumwakira. Niyo mpamvu ijambo ryaravuze ngo dore mpagaze ku muryango ndakomanga, umuntu niyumva ijwi ryanjye agakingura urugi, mimi nitakuja, ndaza iwe dusangire. Emerera Imana. Mama, emera. Wemere gusiga kamere, siga ubusambanyi, siga ibyaha bya hato na hato bitandukanye. Nurangiza wibanire n'umwuka wera karamata. Uri gusaba amataje, uri gusaba ibyangombwa, utaramenya kwihana, utaramenya gukizwa, bongo ile ntago bizashoboka. Ariko ndi gusenga Imana kugira ngo uyu munsi wa none amateka ahinduke. Uyu munsi wa none ndagira ngo ukingure umutima wawe, wakire mwuka wera. Yego. Daniel, mbere abantu bajyaga bihana, bajyaga batura ibyaha byabo, ubona afite agahinda bari kurira basaba Imana kugira ngo ibabarire. Ariko uyu munsi kubona umuntu byonyine watura icyaha cye, bineta enasakota, ndakumva Mana, ni ibintu bigoye, nta nubwo bikibaho. Sakita la milimo tangoma eniwili mata egraye. Nicyo ushaka kuraba abantu Mana.
urakoze cyane. Ikibitera nuko abantu batakemerwa kuyoborwa n'umwuka wera, ahubwo iby'Imana babihinduye imihango. Yego. Umuntu ajya gusenga kubw'umuhango. Urumva? Yego. Umuntu ajya gusenga kubw'umuhango. Niyo mpamvu uzasanga bamwe bajya mu materaniro bakererewe, babanje kwikorera imirimo yabo, bakajyaho nk'ibisanzwe nk'uko wajya mu mujyi wasohotse mu mujyi. Bishatse kuvuga ngo abantu ntibakemerwa kuyoborwa n'umwuka. Niyo mpamvu ijambo ryavuze ngo, niyo turi buze gusoma, riravuga ngo nimunkunda muzitondera amategeko yanjye. Kutitondera amategeko y'Uwiteka kw'abarokore, kw'abakijijwe, nizo byatumye umwuka wera yigendera. Kwishyira hejuru kwa bamwe nizo zatumye umwuka wera bahunga. Impamvu abantu batakirira batura nuko kwatura batura nk'umugenzo nyine. Uko ejo azabisubiramo. Ejo n'ubundi azabisubiramo. Aratura gusambana n'ubundi arazuka bijyamo. Ni ibintu abamo mu buzima busanzwe. Njye negeze nigisha umwana yari umukobwa mukuru. Ubwo yaragize 4 ahora yihana gusambana. Ahora yihana gusambana musengera. Akagaruka ngo narasambanye kandi. Tuvuga ati bino bintu uzagezahe wabihagaritse. Yego. Amara arambwira ngo nimbihagarika se Nzabahone. Bizagenda gute? Umuntu dukundana azanyanga. Hari abantu bahagaze kwico kintu. Yego. Kureka izanu gutandukana nabyo. Donc tandukana n'icyaha. Niyo mpamvu ijambo ryavuze ngo mwamagane Satani azabahunga. Yego. Mwegere Imana nayo izabegera. Mwegere Imana muhunge Satani. Amagana Satani mu buzima bwawe. Yego. Icyaha ugikure mu buzima bwawe. Numara gukura icyaha mu buzima bwawe, wemere kubana na Kristo akaramata. Amen. Uyoborwe n'umwuka wera. Wale wenyewe wanaongoza uzona Roho Mtakatifu, wale njo watoto wa Mungu. Abo bemerwa kuyoborwa n'umwuka wera w'Imana. Bamenya kuniha igihe bacumuye. Arega turi mwisi turacumura. Ariko mu gitondo nasenganye n'umuntu, ndamubwira uti impamvu gereza zihari nuko zishinzwe guhana abanyabyaha. Umuntu uri muri gereza akoze icyaha ugira ngo arishimye se? Arababaye. Agahinda karamwishe. Kubera ubuzima bwaho buragoye. Shatse kuvuga iki rero, uku niko mu isi y'umwuka umuntu akwiye kubabazwa nuko yakoze icyaha. Igihe cyose utabazwa nuko wakoze icyaha, uzamenye ngo igihe gikomeye nikisi uzanyeganyega. Yego. Pesi etandikita egrai talasa enometa kita peliwa enanda enowe tanguwe egrai. Nagira ngo igihe cyose utababazwa n'ikiri wakoze ngo kikurize ngo kikubuze amahoro, jya umenya ngo ntabwo uri uwa Kristo. Ntabwo uri uwa Kristo, reka da ntaho muhuriye. Uri inkozi y'ibibi. Ukiri umukozi w'ibibi utaramenya kuniha kubw'ibyaha byawe. Petero akimara kwihakana Yesu, inkoko ikarika, yararize, arababara, arigunga, arataka, asaba imbabazi, atatse, Imana iramubabarira. None uri kujya kwihana uri guseka, ni burage ni ibisanzwe. Oya mama, ubwami bw'Imana si uko bukora. Ubwami bw'Imana si uko bukora. Si uko bukora. Oya ndaguhakaniye
nimba uzi ko uri kujya mu rugendo rwo mu ijuru, iby'Imana ntabwo ari akabumbo, iby'Imana ntabwo ari burage, iby'Imana ntabwo ari iby'imikino, no, bitandukanye n'ibyo utekereza. Ubwami bw'Imana buratwaranirwa, kandi intwarane zibugishamo imbaraga. Ngo Imana imbabarire ngo narasambanye, ngo Imana imbabarire ngo kutababarira, ngo Imana imbabarire ngo kuvuga bagenzi banjye, Imana imbabarire, Imana imbabarire, Imana ni so wanyu. ari kwatura nyine, ari kwatura, si uko batura. Uwatura ababazwa n'izo yakoze. Ni umwanda. Nta muntu ujya unezezwa nuko afite umwanda. Ikigaragaza ko abantu batanezezwa nuko bafite umwanda, nuko bajya koga, bajya muri dushe bakagira gute, bakoga. None wowe kandi ari koga, ubwo ari kwatura ntari koga. Agaruko uko batura. Inihire ni munihe, muce bugufi muri izaha zanyu. Ari gusanga umuntu ari kwatura izaha ari guseka, njya mbibona. Kwatura mama ntabwo ari ibintu za kawaida. Uba ugomba kubanza ukumva icyo wakoze ko ari kibi, kikagukeregeta umutima wawe, ugaca bugufi mu maso y'Imana, ukihana, ukinginga Imana, ugataka, ugasenga Imana, ukiherera. Haleluya, amen, haleluya, amen. Ukiherera hata n'amasaka tikita. Imana ibabajwe n'abantu batababazwa n'ibyaha byabo. None nimba utemera kubabazwa n'ibyaha ngo byihane, ubwami bw'Imana uza bugeramo gute? Hari ijambo numvishe uze kuba urindebera, riri muri Yeremiya 12. Yeremiya burireba nacyo. Ubwami bw'Imana ntabwo ari amagambo, ntabwo ari ibintu buca mu gitondo ngo nimagine ngo ndajyayo. Turwana n'imbaraga zikomeye. Urasabwa kugira ngo wemerere Kristo ayobora ubuzima bwawe, ayobora ingingo zawe, mugumane n'iteka. Waribonye nyakubahwa? Yeremiya 12. Uracyakomeza kumbaza nuko rije? Banza urisome mbiri inyuma rimwe. Yeremiya 12 umurongo wa mbere. Abayuda bazapfa nabi, igihugu cyabo kizahindurwa. Abayuda bazapfa nabi, niko ijambo rivuze. Hari abantu umuntu avuga amagambo bakagenda batoramo kamwe bagashyira ku ruhande. Bibiliya muri Yeremiya igice cyaho cya 12 umurongo wa mbere haravuze ngo, iyo ni titira amagambo. Umurongo wa mbere rero, Uwiteka we iyo mburanye nawe, Uwiteka we iyo mburanye nawe, ni wowe ukiranuka, ni wowe ukiranuka, ariko nkundira nkubaze, alakini nkundira nkubaze zimanza zawe. Kuki umunyabyaha ahirwa mu nzira ze, kuki umunyabyaha ahirwa mu nzira ze, kuki abariganya bagubwa neza, kuki abariganya bagubwa neza. Dukomeze jya kuri 6. Kuko nabo muvindimwe n'inzu ya so, abo nabo bagukoreye iby'uburiganya, basakuriza inyuma yawe, ariko nabo bakubwira neza, ntukabizere mama. Ubwira ijambo hari umuntu uribwiye, bamefanya matendo mabaya, ariko nabo bakubwira neza, ntukabizere, ahubwo wizere Imana yonyine. Yego. Dukomeze ngo yego dukomeze. Twadusomye 10. Nasize inzu yanjye, yego, nataye umwandu wanjye, yego, uw'umutima wanjye ukunda cyane, yego, namutanze mu maboko y'abanzi be, yego, umwandu wanjye wambereye nk'intare yo mu ishyamba, yego, yaranguruye ijwi ryo kuntera,
tuma mwanga pelite sinima mu izina rya Yesu pekita egra telamo salame tangwe grome ndakumva mana yego dukomeze 9 havuze ngo iki mbese umwandu wanjye wampindukiye nk'igisiga gifite amabara menshi yego mbese ntagoswe n'ibisiga bimugurikiye nimugende muteranirize hamwe inyamaswa zose zo mu gasozi muzizane zibatanyagure rekera aho ngaho ndagira ngo ube mu mwanya Imana igushakamo sinzi izo wahinduye ikigirwamana akazi Imana yaguhaye ejo bundi wabuze ikerekezo Imana iguhaye akazi none utangiye kukarutisha Imana iguhaye abana utangiye kubarutisha Imana iguhaye ne kujya kubika kuri banki utangiye kubirutisha Imana zero izo wiringiye zose bigiye guhinduka ubusa nimba udahindukiye warumbajije ngo hari abantu bataza bamenya kurira kandi baracumuye abo rero nta mwuka w'Imana yarakimbiye kera yarabahunze ariko icyo nabasaba nimugaruke nawe arabagarukira amen mugaruke arabagarukira yego mumaze guhaga amafiriti mwibagiwe aho Imana ibakuye uri kuryama kuri Dodoma number 1 mwibagiwe aho Imana igukuye uri kwambara igitenge uhinduranya wibagiwe aho Imana igukuye ariko hari abantu bajya bashima Imana nabo reka mbavuge soreze hamwe ngo ndashima Imana ngo yarangaburiye ngo nari nshonje irangaburira ngo ubusigaye nambara mpinduranya hari abambaye ubusa hari ababuraye petikitegraye hari abishwe n'inzara bakeneye wowe gushima Imana si amagambo ni ibikorwa shima Imana mu bikorwa ibikorwa biravuga amen haleluya nushima Imana mu magambo Imana ikurebye irakugaya nisubiraho bene data muhindukire umenye icyo umwami wacu agize gute ashaka amen yego urakoze cyane Daniel Imana iguha umugisha reka mvuge ngo imbaraga n'amavuta kandi ntibikakubureho tetesa kitangamela Persifonia totila sala mekita tititi kani wasinimo tangwe grome turamatabaza yabeshi yarazimye amatabaza yanyu yarazimye je ndimubona ariko icyamuga humuka amaso yawe ukamenya icyo Imana igushakaho icyama amaso yawe agahumuka ukaba mu murongo Imana igushakamo amatwi yawe icyama akazibuka ukamenya ko Imana ikeneye kuri wowe hindukira ureba buhagaze mbese uhagaze ni inzira nyayo cyangwa si iya nyayo numara kwisuzuma uhindukire Imana izakugirira ibanga reka twinjire mu gice cyacu cya kabiri rero kiba kirimo ubutumwa Imana yashyize ku mutima wawe cyane nk'umuntu uri muri ibi bihe tugiye kugusaba kugira ngo noneho twinjire mu gice kirimo ubutumwa wateguye cyangwa se Imana yaguhaye kugira ngo ugeze ku bantu badukurikiye muri kano kanya cyangwa se n'igihe kizaza ariko kandi nk'uko bisanzwe icyo twinjire mu gice cya kabiri uramanza ugasenga Imana ubundi ukagenda uko ukagiye kukuyobora ni karibu reka dusenge Imana Baba katika jina la Yesu Kristo Baba Mwenyezi Mungu Baba mwenye rehema Imana ikomeye imbaraganisha Imana ikomeye yabanye nange kuva ku wa mbere n'ubu uracyari hamwe nange uhabwa icubahiro hano ngurikiranywe n'abantu b'impande zitandukanye hari abari mu Rwanda hari abari hanze y'u Rwanda hari abari ku migabane itandukanye bose ndabasengeye mu izina rya Yesu ureke ubagenderere umuntu wese ukurikiranye uyu butumwa ureke ahindukire mu mutima we ureke uhindura imitima yabo mwami Yesu abamaze igihe barwaye
ababuze ikerekezo ureke bakira impinduka, ibitangaza n'imirimo zawe ureke bikoreke muri aka kanya, uhindura amateka yisanze guhinduka, ukiza abarwayi, ukiza abababaye, wibuke ababuze uko bagira. Tekita yego, wibuke pelasinima, uyu mugore mbona terakitanima, umaze igihe ababaye, umaranye inda umwaka wose atazara, ndamusengeye mwibuke nonaha. Pe shekita tenikita tangu egrai jalametandiwa tutekite grome hayiwe pela sirima jengitaniwa tutelia zaidi kuwa dope sinima jelametangwe grome halawiri matandiwa zo periforia jekita egra je tetita dominima penifome shelakataniwa tondikitaniminima lope fo egra jelamirimo tandiwa hi titita tekisa jelametandima tobinifome jelai edekan domeria saidima. Imana iravuze ngo penifo enima shetanima, yemwe muri ku migabane igiye itandukanye aho uri hose, pelasirigaya tenimasenima lo penifo mu birere bitandukanye, nimwumva uko Uwiteka avuze. Jeta enima tangita sirigaya, dore igihe cy'indunduro dore kirageze. Pelia sirigaya, mwarabwiwe ara periforia atari ko guhindukira, ntabwo mwahindukiwe. Jeta enima la sirigaya perifo, ariko gukizwa ntabwo muzi, atari ko nimwumve benifosinima. Dore ijwi ry'urangurura arangurura avuye sirigaya, ara pelia sirimanda havuze impanda ya nyuma. Jetanima lalakitandiwa, ngiryo riraranguruye, ni ku Uwiteka avuze. Pesatirima jekitandima topefonia talasigaya zolametandima. Dore inyamaswa zose sheta enima dore zirabimenye ko njye Uwiteka zobeforia nje guhana inkozi z'ibibi, ni ku Uwiteka Nyiringabo avuze. Jeta enima, dore ubutaka buranyeganyeze. Pelimo sinima, dore umuyaga sherikita urikure sirigaya urikoranije, dore nawo urahushe. Pelia sirigaya, dore ibiti zo ku magasirima zo ku gasozi jerametaya biranyeganyeze kubera uwo muyaga wihurije hamwe, kuko njye Uwiteka navuze kenshi mwanga kumva. Jetanima ngiyi sirigaya la periasema, ngiyi manda ya nyuma, ni ku Uwiteka avuze. Je pelikita totila saidima ayilo sirimanda benifonia, dore amatara shetanima ndetse n'imuri zitandukanye dore ziri sirigaya, ntabwo zongera kubona belimo tandi minigaya la sikite grome, ati kubera ko la sirishada urumuri rubuze, ni ku Uwiteka avuze. Benimo eneta tokite graya la sinima, mbese uzabona ute jelame tanguwa lalakite graya lalabiri fome, dore umwijima wicura burindi, dore sirigaya, dore izaremwe bibabariye mu mwijima kubera mwaze kumva, ni ku Uwiteka avuze. Tetisinima dobinima tokite grome hayizobiri fome shalamima, nateze amaboko mwanga kirisirigaya pelifosini, mwanga guhindukira.
zene enetaya narababuriye mwanga kumva atariko penifo sinima lasirigaya mugiye gutaka mudafite ubatabara ni kuwiteka avuze tetimosi enima hayizoblele kuwa dodikitandima dobinima lasirigaya shelameta dore ikirere gihuye n'ubutaka peniminima tali egaya dore amafi yo mu nyanja jetani minima lakitegaya dore agiye kuzamurwa n'urusaku rw'izaremwe jelametanguwa mbese takita egaya murabura iki kugira ngo muhindukire ni kuwiteka avuze zeta enima tukitegrama hayizobirifo zeriasema nduwiteka nezishayigaya neza amaboko zeriya mutangwe grome uwemera kumvira zerametayagaya hazarya ku mbuto z'igiti cy'umugisha ariko uwanga kagoma benimo sinimanda tandwe graya lasirigaya aho yitaga hanini hamubanye hatoya aho yitaga harehare hamubanye hagufi pelea sirigata atariko dokita gro enima lasini manda shalawiri kotangwe groye uwemera kanyumvira azaba amahoro kandi izamukingurira umuryango zemotanima atariko iki nico gihe zeramema abihane beriasirima abarekura jeriasema ingeso zabo mbi nibazirekure zeta enima utasengaga nasenge urasirigaya wari wabuze urukundo niyongeza urukundo benimo tanguwa jeriasema ninjye uwiteka ubahugurira guhindukira niko Imana ivuze penasi enima takitangwe gaya larasirimanda jetani minima lope fome tari egraya dore ngara sinima dore ngizi ngabo ziturutse mu ijuru ziri mota enima zije kubabaza isi periasema maze zirimbure abo nabwiye banga kumva abo nihanije banga kumva alatasinima takitani miniwa lasierigaya lasharametangwa dore ikirere kigiye guhindura isura yacyo pefosienima ati kubera ko talawirigaya lasinimanda zenometangwa ari nge wakiremye alakitani minimanda zeliasema kubw'ibyaha byanyu perafosinimanda dore bitumye ikirere gihindura isura yacyo niko Imana ivuze mana takisinima mana tabara pe shet talakita telimosinima bela fosirigaya jelametangua takitangwe graya nasirimanda nabaye amahitamo pelia sirigaya mbereka ibyiza rasirigaya ariko mwebwe muhitamo ibibi yemwe kuki mutabona ni kuwiteka avuze atariko abavuganye nanjye bakihanganira imibabaro bakihanganira ibitandukanye ntibivange ndi uwiteka Imana je gusoza icyo nagambiriye nimunyikomezeho mugumane nanjye uwiteka je kwigaragaza mu masezerano y'izo navuganye namwe ni kuwiteka avuze amen amina dore pesa takita labirima shela meta niwa graya terizizaduka mutigeze kubona dore biraje kandi bigeze mu mahanga yose nta numwe uzabihagarika uretse guca bugufi mukihana mugasaba Imana imbabazi Imana nayo izabarokora amen 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 dusome ijambo ry'Imana hari ijambo ry'Imana tugiye gusoma hataketana masangi egraya lola tala pefonia umuntu wese ufite ideni umuntu wese wambuye amafaranga y'abandi hari abantu mwagurijwe amafaranga Imana ibaha uburyo bwo kuyishura ariko mwanze kwishura n'abanyamadeni mwe hayiwe dore murimburanywe n'amadeni yanyu
mwanze kwishyura kandi mufite uburyo. Mwabariganya mwe, mwabisambo mwe, dore Imana irabasiye. Mwabasambanyi mwe, dore Imana irabasiye. Mwabarozi mwe, Imana irabasiye. Mwe mujya mu bapfumu, Imana irabasiye. Iyo we Imana irabasiye. Kandi nimutihana dore hano imbere Imana igiye kugaragaza ibisambo. Hano imbere polisi itagufashe bigiye kugaragara. Ribu itakugezeho bigiye kwigaragaza, kuko Uwiteka arabasiye. Niko Imana imbwiye. Penimota nyamuce abagabo banyu inyuma, ndi kukubona nutihana nutagarukiraho. Nawe wa mugabo we, hayiwe dore mwashutswe n'izinzaduka, muriyoberanya mukora ibisangwa n'Uwiteka, ariko iherezo ryanyu irambwiye ngo rirageze. Mwisho umefika, bigiye kumenyekana. Warabikoze irakureka ugira ngo ni mugenzi wawe, ariko ije kuguhana ibishyira imbere y'amaso yawe. Uko bikurikirana igiye kubishyira imbere y'amaso yawe. Wa mugabo we, wowe utanyurwa n'umugore wawe, igiye kubishyira imbere y'amaso yawe. Iminsi iri imbere igiye kukwigisha, kandi uzasese, kandi iminsi izafatikanya n'isi. Isi isaducemo kabiri, uyimanukiremo, ntabwo uzongera kuyikandagiraho, kuko washatse gukinisha Imana kandi yarakurema. Ugiye kubona ishyano. Soma muri Yohana 14:15, cyo cya 14 umurongo wa 15. Wasome twumve ijambo Imana ibwiye abera bayo. Aha ni Sengesosi. Yohana 14 umurongo wa 15. Yego. Yesu abasezeranya kohereza umwuka wera. Yesu abasezeranya kubohereza umwuka wera. Nimunkunda muzitondera amategeko yanjye. Nimunkunda, wowe uvuga ngo ukunda Imana, muri umuririmbyi, uri umunyamasengesho, uri umuhanuzi, ngo narasenze ngo Imana inarayisenze. Aravuze ngo nimunkunda muzitondere amategeko. Bisaba kwitonda mama, bisaba kwitonda onkre, mwene data, bisaba kwitondera amategeko y'Uwiteka. Bisaba kwitondera amategeko y'Uwiteka. Nimunkunda muzitondere amategeko yanjye. Nanjye nzasaba data, nimumara kwitonda, mumaze kumva ino message, nimutangira kwitondera amategeko y'Uwiteka, nawe azasaba data. Namara gusaba data, aboherereza, nawe azabaha undi mufasha, azabaha umufasha wo kubana namwe ibihe byose. Mbese wa muririmbyi we, reka tuganire. Uyu mufasha uramufite? Umufasha uramufite? Ufite uno mufasha hari ibimenyetso bimuranga. Icya mbere, atinya icyaha. Icya kabiri, aca bugufi. Icya gatatu, arababarira. Icya kane, zambi yote ajya amenya kutengeneza ibyaha mu gihe yakoze ikibi. Ufite uyu mwuka wera ayoborwa nawe, ntakora izo kamere imutegetse, ahubwo akora izo uwo mwuka agize gute amuyoboye. Uyu ni ufite uyu mwuka wera. Mbese wa mugabo we, ko duhora tugusengera, ubundi ufite umwuka wera? Nsubiza. Wa mukobwa we, duhora tugusengera, nawe wa mugore we, ufite umwuka wera? Mbese uramufite? Niba umufite, kuki utamwumvira? Yantumye ngo ureke ibyaha, yantumye ngo utandukane n'ibibi, yantumye ngo ibibazo bigiye gutera. Nutihana uhuye n'akaga, nutihana ugiye kurira, ubu uri uguhoza. Ariko niwihana
uyu munsi ugahindura gahunda, urakira imbabazi z'Imana, urakira kubohoka. niwe mwuka w'ukuri, uwo niwe mwuka w'ukuri. ntibishoboka ko ab'isi bamuhabwa. Abiweze kane ntabwo zashoboka ko ab'isi bamuhabwa, kuko batamurora, ab'isi ntibamuhabwa, kuko batamurora kandi batamuzi. abantu bihaye gucangacanga ivy'Imana. Nimba uri uw'isi, va mu isi, hindukira. Ndi kuvuga mu isi y'umwuka. Amen. Nushaka kurekera aho ngaho, naho ngaho rigarukije. Imana ikeneye ko witonda, wa mugore we. Dore waciye umugabo wawe inyuma, uraho ukaryama ukamusekera, ariko icyo cyaha nutakihana uzarimbuka. Dore nawe waribye, uriba mu kazi ukora wazanyemo ubujura, uriba. Ntago bakubonye, ariko Imana yarakubonye. Nutihana kakubayeho. Nawe wa mugore we ufite inzaratsi mu nzu yawe, dore wazihaye n'umugabo wawe, sivyo? Ujya ugenda ugasambana, ndaneka amakuru yawe, waramutamitse. Ntabwo umugabo wawe abizi, ariko Imana yarakubonye. Nyamara yabo wari uzi ikikurimbuye nizo zawe wakoze za kisirisiri, izo wakoreye mu rwihisho, dore bigiye kujya ku karubanda. Dore nawe uragambana, kwihana zarakunaniye. Izaha za kisirisiri zawe nizo bigiye kuguteza akaga. Pela enetasem shakite grayi elometa nima sinima. Dore urobanura ku butoni, dore urobanura ku butoni. Imana yaguhaye umugisha, ariko urobanura ku butoni. Nta rukundo Imana ikubonamo. Zire zambi za kisirisiri nizo zigiye gutuma ubura ugutabara mu gihe gikomeye kishe. Zire zambi za kisirisiri mama zigiye gutuma ubura uhungira mu gihe gikomeye kiri imbere. Ariko ugize amakenga wahindukira ukihana. Ntabwo wakiranutse, haba ku cyacumi ntabwo wakiranutse. Zine zambi za kisirisiri z'icyacumi uhora urya, Imana yaguhaye akazi, ariko uhora urya icyacumi kijya mu nda yawe. Ariko zine zambi za kisirisiri, dore Imana yaguhaye umugisha. Ntiwambika abambaye ubusa, ntugaburira abashonje, ariko yantumye ngo zine zambi za kisirisiri zigiye gutuma igihe gikomeye utagitambuka. Ariko umunyabwenge niyihana, Imana iramubabarira. Ndasoje. Yego, Imana iguha umugisha cyane. Imbaraga n'amavuta ntibikakubureho iminsi yose. Kandi urakoze ku butumwa bwiza utambukije, n'impuguro watanze. Byose reka tuvuge ngo Imana y'amahoro iguha umugisha, kandi Imana y'amahoro ikomeze ikwagure. Nshuti muvandimwe duteze amatwi kandi ukurikiye ikiganiro cyacu cy'uyu munsi, turi kugana ku musozo w'ikiganiro cyacu. Ni mwene data Daniyeli ari gusoza y'amasengesho yatubwiraga. Ushobora kuba utarabanye nawe, ariko uyu munsi wamuhamagara bigakunda, bitewe na message Imana ikubwiye imugutumyeho. Nawe hari message afite zawe ari atambukije, ariko nawe ushobora kugira message cyangwa se n'icyo wamubaza cyangwa se n'icyo wamusobanuza. Ibyo byose birashoboka. Daniel, tanga nimero za telefone. Murakoze cyane. Ni 0788 72 91 46 0788 72 91 46. Amen. Iri kuri WhatsApp, wayihamagara, wakandika message, Imana iraguha umugisha. Kandi ikindi ikore icyo umutima wawe wifuza. Ukeneye ko tugusengera, hari abantu Imana yanyeretse ngomba gusengera, n'ubu ngiye kubasengera.
ndaza no kubasengera saa sita z'ijoro maze gusoza. Uyu muntu yarashatse ariko amaze imyaka 5 nta ruzara afite, ari mu Bufaransa, amaze imyaka 5 yarabuze uruzara, ariko Imana yambwiye ngo niwizera nawe urabona igitangaza k'Imana. Uyu muntu wundi nawe ni umugore ahora depose kino kibazo bagihuriye hari abantu 3, ahora ashaka akazi yarakabuze, kandi ntabwo ari mu gihugu ke, ari mu gihugu cy'amahanga, yarakabuze. Ariko namwe nimwizeye murabona igitangaza k'Imana. Ntabwo ari nge Daniel utanga akazi, ni Imana igatanga, niyo ndi kubwira, kugira ngo imanuke ibakorera igitangaza. Uyu nawe amaze igihe kinini arwaye paralize, kandi yanyweye imiti ishoboka gukira byarananiranye, ariko Imana yambwiye ngo nawe niwizera urabona gukora kw'Imana. Uyu nawe afite inyatsi, nta kintu na kimwe bageraho mu rugo rwabo, kandi arakora n'umugabo agakora, ariko nta terambere rizari yaboneka, bakorera kurya gusa, hari ntago bazigama ngo bikunde. Ariko nawe Imana yambwiye ngo niwizera urabona igitangaza k'Imana. Reka nsenga Imana, abandi baze kunyura mu gikari tubasengana Imana. Yego. Baba, katika jina la Yesu Kristo, Imana ikomeye ifite imbaraga, Imana bwugamo bagutegereza, Imana Adonai, Imana Data, ndagushimiye kubw'abana bawe, wabwe icyubahiro, ndabasengeye mu izina rya Yesu. Ndasenze kugira ngo ubambike imbaraga, abarwayi ubakize, bano babuze akazi bakira akazi, uyu wabuze uruzaro yakira uruzaro, wabuze ikerekezo abona ikerekezo, gukomera kwawe kugaragare kuri bo, muri zose ugaragare, ukora ibitangaza, imirimo yawe ikoreke ku bana bawe, asande kubatabaye, asande kubagiriye neza, mu izina rya Yesu Kristo, amen.